Nagarutse uyu munsi muri siporo, imyitozo ngororamubiri myiza cyane ikora ku mubiri imbere n'inyuma. Aho ngaho uzunguza umubiri wose ukumva umubiri warambutse, ukumva imbaraga ziratembera hose. Aha ngaha nta siterese, nta munaniro, reka reka. Ntabwo impande aha ngaha ziragenda. Imyitozo ukorera mu rugo bitagusabye ikiguzi na kimwe, keretse umwanya wawe. Uyu mwitozo ukurambura nk'uko cyangwa ukunanura nk'uko bananura umwana iyo abyutse. Murabibona? Iyo umaze kuwukora cyangwa iyo umaze kuwumenyera uyu nguyu, usigara ubaho ujyana n'ibihe. Usigara ubaho mu gihe twita present. Ntabwo wongera kuba mu hahise cyangwa hazaza. Oya, baho none. Urambura impande zose. Nababwiye ko umubiri wacu kugira ngo ukore neza wuzuzanye imbere n'inyuma, ni uko ibice byose cyangwa impande zose z'umuntu zikora. Iburyo n'ibumoso. Kandi iyo ukora gutya, iyo usunika wegeza imbere, usohora umwuka cyane. Wagarura imbere ukawugarura n'umwuka. Iyo ubikora bijyanirana nawe ubiriho ubikurikirana neza, bigira akamaro kurushaho. Iyi wundi ni tai chi. Nyuma y'igihe kitari kirekire ukora uyu mwitozo, umubiri wacu wikiza ubwawo. Aha nta ndwara ihahagarara. Yava he? Uyu mwitozo ukangura wa mubiri wacu wumva w'amashanyarazi, energy body. Aho ngaho aka gace kagufasha kugorora umugongo, uruti rw'umugongo. Uruti rw'umugongo, inkingi ya mwamba igize umubiri w'umuntu. Uruti rw'umugongo ni rwo ruhuza isi y'inyuma n'iy'imbere. Nshaka ko ubyita guhura kw'ijuru n'isi. Urumva ko ni urwo kwitabwaho cyane rero. Tangirana n'uyu mwitozo gake gake. Si ngombwa ngo ukore neza nk'uko tubikora aha ngaha cyangwa nk'uko wawubona ahandi. Ikigira akamaro cyane ni uguhozaho.
ukuntu kwemererwa mu gatuza bibangama. Agace aha ngaha karaharambura hose, kumva umwuka n'amaraso biratembera neza. Impamvu uyu mwitozo ugira umwihariko wawo, ubona ko ukora impande zose iburyo n'ibumoso. Ese wari uzi ko n'ubwonko tugira ibice bibiri, iburyo n'ibumoso? Ariko hari igice kidakora cyane. Kuvuga ngo uyu mwitozo nk'uko nabikubwiye utuma umubiri ibice byose bikora, biba mu njyana imwe. Umutwe wose, ibitekerezo, amaboko, amaguru, ibihimba byose biba biri mu njyana imwe. Si byabura bite kugira ubuzima bwiza? Kurya batubwira ko kurya neza ari ukurya indyo yuzuye. Ubwo rero ufite umubiri wuzuye nawo wose uhura, ukora buri gace kose gakora. Ikintu cya zahabu. Hari abambwiye ngo ari kuri siporo cyangwa uyu mwitozo ngo ntukorwa n'abagabo gusa cyangwa igitsina gabo. Oya, n'igitsina gore uyu mwitozo ni uwanyu. Amavunane yasigaramo yasigara afashe. Karambura hose, umva umubiri wose imbaraga zuzuye. Ikindi ntakubwiye, siporo nyigufitiye buri munsi. Uza kwiyicamo igihe cyose ushaka kugira agace gashyashya wiyunguraho, uzajya ukahasanga. Nagerageje amoko atandukanye ya siporo, y'imyitozo itandukanye, ariko kuri njye rwose iyi niyo ihagarariye izindi.
imwe ku isi yose ihagarariye izindi yo kwijyanira mu meditasiyo, uba umeze nk'urimo ukora meditasiyo. Iyi siporo uko uyikora kenshi birangira weho utagikora siporo, ahubwo weho buri siporo. Ndakubwiza ukuri. Ahandi bigeraho ukireba cyangwa ukumva weho ukomerewe, ugasanga si wowe wari usanzwe wiyizi. Kandi umubiri wose imbere n'inyuma ubundi ni uko tugitangira iyi siporo cyangwa uyu mwitozo, nta magambo yo kuyisobanura hano, ntayo. ubwayo irivugira. Reka nere gutuma utayireba neza, ahubwo yikurikire yose. Ibyiza byayo nibyo byivugira. Tangirana n'umwanya muto, kora agace gato, niba ari ukuri kwa mbere nigeze kugira mu buzima ni uku nguku nkubwiye, kuko nkukubwiye kandi ndi kubikora.